Dutangira inkuru yacu hari abakobwa babiri bavukana b'impanga bari bicayemo baganira, ariko ikiganiro cyabo cyari cyuzuyemo amaganya kubera ubushomeri bari bafite. Bari bamaze igihe kinini barabuze akazi, ku buryo ubuzima bwasaga naho butangiye kubabihira. Nubwo byari bimeze ariko bwose, mama wabo ntako atagiraga ngo abafashe, ariko bo babonaga bidahagije gukomeza kumuvuna ku myaka bari bamaze kugira. Bari bicayemo kwibaza bati, ese ubuzima nk'ubu tuzabamo kugeza ryari koko kweri? Ubu tuzahora duteze ibiganza mama we ntazagera akaturambirwa? Batangiye kurondora ahantu hose badepoje basaba akazi, bakomeza kugenda bahibukiranya, bumva ni henshi cyane. Bakiri aho ariko, umwe muri za mpanga gakuru witwaga Yvonne, fone yahise isona, nuko abona ni nimero atazi imuhamagaye, nuko arayitaba. Amaze kwitaba, yumvise bari bamuhamagaye bamubwira ko ari kampani yari amaze iminsi adepoje asaba akazi, bamubwira ko yatsinze yazaza gutangira akazi. Yvonne yarishimye yiterera ibirere, ariko Yvette arababara ati, none se ko ngiye batampamagaye koko? Kandi muri interview nasubije neza cyane, ndetse no mu kizamini cyanditse nawe urabizi neza ko nagize amanota menshi, none ko batampamagaye njyewe? Yvonne yarambwiye ati, hangane, buriya wenda wabona aribwo batangiye guhamagara, nawe baraza kukugeraho. Bategereje isaha imwe irarangira, isaha ya kabiri nayo irashira. Yvette ati, ntabwo byumvikana ariko nanjye bakabaye bampamagaye, kereka niba bari bakeneye umukozi umwe, kandi urabizi ko poste twakozeho bari bakeneye abakozi benshi rwose, bakabaye bampamagaye njyewe sindi kubyumva. Yvette yahise afata phone ya Yvonne arebamo nimero yari yamuhamagaye, ati reka ariko mbihamagarire imbabazi. Yahise abahamagara, agira n'amahirwe icamo baramufata, nuko atangira kubabwira ati, nitwa Yvette, numvise murimo guhamagara abantu bose batsinze mu kizamini cy'akazi mwiruka gutanga, ariko njyewe ntabwo mwigeze mumpamagara, kandi ndiyizeye nabikoze neza rwose, nasubije neza ibibazo byose nabajijwe. None nashakaga kubabaza, aho wenda ntabwo mwaba mwibeshye mukaba mwansimbutse kuri liste y'abatsinze? Uwo muntu bavuganaga yahise amubwira ati, ni njyewe wihamagariye abantu bose batsinze, kandi ndumva nta muntu nasimbutse. Ati reka nongere ndebe kuri liste neza. Cyarya witwa Yvette? Yvette ati yego. Nuko afata liste atangira kureba neza yitonze, amanuka amazina yose. Ati Yvette ntabwo uriho rwose, ihangane ubwo uzongera udepoze ubutaha nitwongera gushyira imyanya y'akazi ku isoko. Nuko aramubaza ati, hari ikindi kibazo waba wifuza kutubaza? Yvette wari wifite agahinda kenshi yatangiye kurira, nuko ahita akupa. Yararize cyane, maze Yvonne aramwihanganisha ati, humura nshuti yanjye, twadepoje ahantu henshi rwose, wenda hari igihe hamwe muri ho uzatsinda bakaguhamagara, niyo bitaba kandi nzajya nkomeza ngufashe dushake amakuru udepoze n'ahandi. Yvette yakomeje kurira ati, rega nta nubwo mbabajwe cyane nuko natsinzwe, ngaho ibaze ukuntu ugiye kugenda ukansiga nkasigara hano njyenyine, twabaga turi kumwe tukaganira tugasangira ubuzima, ibibazo mfite nkumva nta nubwo ari byinshi, none ugiye kunsiga ngume hano njyenyine nicwe n'irungu? Mana yanjye koko ubu buzima nzabushobora udahari? Yvonne nawe yatangiye kurira ati, humura nshuti yanjye, rwose nta nubwo nzagusiga hano, ndabwira mama tuzajyana. Bakiri muri ibyo, mama we yahise aza, nuko arabumva ati, mujyana mujya hese kandi ko mbona Yvette yarize amaso yatukuye, yabaye iki? Yvonne ahita amubwira ati, mama nabonye akazi mu mujyi, bamaze kumpamagara bambwira ko natsinze, gusa we nyine amahirwe ntago yamusekeye, none turimo twibaza
ukuntu azasigara hano wenyine njyewe naragiye. None ubwo ntago wazareka tukajyana nawe agakomeza gushakisha akazi ariko turi kumwe? Mama we yahise amwamaganira kure ati mujyana mujya hehe ariko? Ko nshimye ko wowe ubonye akazi, waza bagiye gukora iki? Batangiye kumwinginga bati mama, hano hantu tuba nawe urabibona ko hadateye imbere, no kumenya amakuru biba bigoye, ariko nitugera mu mujyi no kumenya amakuru bizoroha, ashobora kuzahita nawe abona akazi. Mama wabo arabyanga ati wowe n'ubundi uzaba uriyo, ayo makuru nyine kuyamenya bizakorohera, uzajya uyamenya umubwire. Nuko bakomeza kumwinginga, bamuha impamvu nyinshi zo gutuma bajyana. Nuko mama wabo arababwira ati ariko njyewe ndumva atari ngombwa rwose. Bati humura mama, rwose nitugerayo turi kumwe ni nabyo byiza. Nuko bakomeza kumubwira bati tuzakora cyane, tuzajya tunakohereza amafaranga kuko dukeneye kugusazisha neza. Bakomeje kumuha impamvu nyinshi cyane zituma bagomba kujyana, ariko mama wabo n'ubundi yari asanzwe azi ukuntu bakundana, ko nta n'umwe uba wifuza kujya kure y'undi, ko batajya basigana. Nuko abona nta kundi yabigenza, arabemerera ati ngaho muzajyane, ariko bana banjye muzitwararike, ntihazagire ubashuka ngo abatesha umutwe nk'uko njya mbibona ku bandi bakobwa bava inaha berekeza mu mujyi. Numva ngo abasore n'abagabo bo mu mujyi batandukanye n'abinaha iwacu, muzirinde rwose ndabinginze. Nuko arababwira ati ngaho mutangire mube mwitegura, niba hari n'ikintu mwakenera mumbwire mbe ngishaka hakiri kare. Ubwo ngubwo nyine tuzajya tuvugana kenshi gashoboka, ariko ndabasabye bana banjye ntimuzankoze isoni. Yahise yigendera, nuko abasiga aho ngaho batangira guseka. Yvonne ati mana yanjye, nange mama atangiye biriya biganiro byo kutubwira ngo tuzajye twirinda abasore n'abagabo, uzi ko mba numva mfite isoni, mba numva nabuze n'ahantu nareba pe. Yvette ati nyamara ibyo batubwira nubwo nyine tuba twumva biduteye isoni, ariko nibyo, ariko buriya cyane cyane ni wowe ubwirwa. Yvonne ati kuki wowe bitakureba, wowe ntabwo urimo uwo yabwiraga? Yvette ati impamvu mbivuze, ni wowe nyine ushobora guhura n'ibishuko by'abagabo cyangwa se n'abasore bagutereta, kuko njyewe urabizi nifitiye fiancé wanjye Robert, nta mugabo wapfa kunshuka ngo nshobore uko yiboneye kose, kuko Robert yambwiye ko azaza muri uyu mwaka kandi tuzanahita dukora ubukwe. Yvonne ahise amuseka aterega wowe ntaho utandukaniye nanjye. Robert umuntu umaze imyaka 6 yose mwitwa ngo murakundana, ariko ukaba nta n'agakuru ke wari uzi, usibye ejo bundi yaguhamagaye gusa akubwira ngo azaza, nabwo ntimwongere kujya muvugana cyane. Ntakubeshye njyewe uriya ntago nakomeza kumutegaho amaboko, niba wibonera undi ugukunda ntibizakubuze rwose. Yvette yakomeje kumwiyumvisha ko we na Robert bakundana cyane, ko urukundo rwabo rwatangiye kuva kera cyane bakiri bato. Nuko ahita amwereka n'impeta yahoraga yambaye, ati dore n'impeta yasize anyambitse mbere y'uko ajya hanze, uzi ko ntaragerageza no kuyikuramo na rimwe. Nuko nyine numva wenda ubu ngubu usigaye indya isa nkaho itakinkwira, nkagenda nyikuramo gake gake, ariko n'ubundi ndongera nkayambara. Ntabwo rwose Robert namuhemukira ngo nyiri undi muntu nkunda, kuko nawe ndabizi ko ankunda cyane. Yvonne ahita amuseka ati mba mbona hari igihe uzatahira iyo mpeta gusa baramugutwaye kera, si ukuguca intege ariko ngaho komeza umutegereze, ariko nawe ugiremo n'ubwenge. Iminsi yarakomeje, ariko nyine umunsi nyirizina bagombaga kugenderaho nawo uragera. Nuko bapakira ibikapu byabo kugira ngo bagende. Mama wabo yarabaherekeje, ariko mbere y'uko abasezera yongera kubibutsa ko bagomba kugenda bakazitwararika. Ati bana banjye
dore buri wese agiye n'amaguru abiri, sinshaka ko hari uzagaruka n'amaguru ane, ngira ngo ubwo murumva neza icyo nshaka kubabwira, rwose muzambabarire ntimuzankoze isoni. Bahise bamusezeranya ko bazakomeza kwitwara neza nk'uko bari basanzwe babigenza, bamubwira ko nta kintu na kimwe kizabashuka. Baragiye bashaka inzu bagombaga gukodesha, nuko bajyamo batangira ubuzima bushya. Yvonne akajya ajya ku kazi, naho Yvette wari utarakabona akajya asigara akora imirimo yo mu rugo. Yvette ariko yageze ahabona ukuntu avuna impanga ye Yvonne, gukodesha inzu, guhaha, kumusukisha, kumugurira amavuta yo kwisiga, mbese buri kimwe cyose. Nuko yumva agomba kugira icyo nawe yakora, niyo wenda yabona akazi kamuhemba udufaranga dukeya, ariko akabasha gufasha impanga ye. Yatangiye kugerageza gushaka akazi ariko mu ibanga atabwiye Yvonne. Nuko Yvonne yamara kujya ku kazi nawe akabyuka agatangira kugendagenda ahantu hose abaririza niba nta mukozi baba bakeneye. Ariko ku munsi wa mbere yabigeragejeho, akazi yarakabuze ataha amaramasa. Ntiyacitse intege, no ku munsi wakurikiyeho yahinduye icyerekezo, nuko atangira kugenda n'ubundi ashakisha akazi, ariko arakabura. Kubera kugenda akatakata, yageze aho yumva atangiye no gusonza, nuko ajya kuri resitora imwe ngo byibuze yaka ikintu cyo kunywa. Yaragiye nuko yaka amata, ariko batinda kuyamuzanira, bigaragara ko bari bafite abakiriya benshi, nyamara abakozi ari bakeya. Yagiye kubona abona hinjiye umudamu w'umusirimu ari kuri telefone avugana n'umuntu arimo kumubwira ati urampemukiye rwose. Abantu bari bansabye aka kazi bari benshi, ariko narabahakaniye. None reba wowe nari nizeye nzi kuri buze gutangira akazi, urampemukiye kandi bari bambwiye kuri tayari. Ubwo urumva ndi bukore he undi mukozi? Ubu ngubu bariya bose nahakaniye wasanga biboneye ahandi, kandi ko nigeze mbika n'amanimero yabo. Nuko uwo mudamu arimyoza ahita anakupa, ahita yegera Yvette aho yari yicaye, aramubaza ati bakwakiriye se? Yvette ati oya, nasabye amata ariko ndabona batinze kuyanzanira. Uwo mudamu ati yewe hano ntibyoroshye, ndabona erega ngomba kukikorera. Nuko ahita agenda amuzanira amata arayamuhereza. Yvette yarangije kunywa amata agiye kwishyura, nuko ahita abwira uwo mudamu ati ariko se ko mbona hano akazi ari kenshi cyane, ko mbona kandi mufite abakozi bakeya, mwanyihereye akazi nkabafasha? Uwo mumama yahise aseka ati urakomeje se? Yvette ati cyane rwose nkeneye akazi. Uwo mudamu ati wize amashuri angahe? Yvette arayavuga, ahita amubwira ati ayo mafaranga yo guhemba umuntu ufite revo nk'iyo ntayo nakibonera. Yvette ati nta kibazo, wowe umpa akazi, ibya revo bireke. Yahise amubwira ko akazi gahari ari ak'ubuseriveri, ko yazajya amuhemba 30,000. Yvette biramutungura ati kari dukeya, ubwo ayo mafaranga nayahahamo nkayakodeshamo bigakunda? Uwo mudamu ati uzaba uhaha ibiki ko ku manywa uzajya urya hano, noneho nimugoroba wajya gutaha tukagupakingira nk'uko tujya tubigenzereza abandi bakozi bakora hano iyo babyifuza. Gusa nyine haba hari ikigero tutagomba kurenza, urumva rero ko ibyo guhaha byo bitazaba birimo. Yvette ati nubwo bitaba birimo rwose ndumva bitakunda, ayo mafaranga ni makeya. Uwo mudamu byasaga nk'aho akeneye umukozi cyane, yahise amubwira ati tangira akazi yewe nzakongeza bitewe n'uko nzaba mbona ukora. Yvette ati byibuze shyira ku 40,000. Nuko uwo mumama aramubwira ati ntacyo ngaho tangira, nzakongeza bitewe n'uko nzaba mbona nawe ukora. Yvette arishima cyane ati murakoze ni ukuri mabuja. Nuko uwo mudamu ati ngaho genda, ejo mu gitondo kare kare uzaza utangira akazi. Yvette yahise ataha n'ibyishimo byinshi cyane. Sinawe warose yampangaye Yvonne iva mu kazi gatangira mubwira uko byagenze. Yvonne akihagera yahise amwakiriza inkuru y'ukuntu yabonye akazi.
nuko Yvonne yarishima cyane ati inshuti yanjye nari mbizi ko igihe kizagera nawe ukabona akazi. Nuko arishima aramuyambira ahita amubaza ati wabonye akazi hehe? Yvette ati nakabonye muri resitora. Mukamubwira n'iyo ariyo. Nuko Yvonne arababara cyane ati ariko se koko mana yanjye ubwo ko niko kazi wambwiraga? Reka ko si akazi. Tekereza ariko resitora nk'iyo ngiyo n'amashuri yose wize ubwo si bazajya baguhemba ngahe? Nuko arayamubwira ati bazajya bampemba 40,000. Yvonne ati 40,000 n'amashuri yose wize na minerivare yose badutanzeho? Oya rwose ibyo ntago ari byo. Ibyo ni ugutesha agaciro minerivare yose ababyeyi bacu batwishyuriye. Ntago ugomba kujya gukora ako kazi. Yvette yahise amubwira ko ibyo ntacyo bitwaye. Ati cyambere cyo ntago nzajya ntega, nta nubwo tuzongera guhaha kuko muri iyo resitora nzajya nkoramo bambwiye ko buri mukozi wese ubishatse nimugoroba mu pakingira. Ubwo rero urumva ko dukeneye ahubwo kugura micro-onde kuzajya dushyushya ibyo tuzajya turya, ibyo guhaha tukabyibagirwa. Urumva bitagiye kutworohera rwose. Ayo mafaranga ni nkaho nzajya nyasevinga yose. Yvonne ati nuko numva ushaka akazi cyane ariko ntabwo byari bikwiye rwose. Mfite akazi keza ku buryo byose dukeneye tubasha kubibona. Iyo mihangayiko yose ntabwo yari ngombwa, ntabwo ugomba kuyishoramo. Yvette ati ndakwinginze nyumva wumve ko amafaranga uko yaba angana kose ariko nyine tuyakeneye, nkeneye kugufasha, ntabwo ugomba kuvunika wenyine. Yvette wishakiraga akazi cyane yatangiye gukora muri resitora gutyo. Muri iyo minsi rimwe ari mu kazi nimero atarasanganye yaramuhamagaye. Ayirebye mu mutima atangira kwibaza ati ubu wabona nanjye ari hamwe mu hantu maze iminsi ndepoza bampamagaye bambwira ko natsinze. Yahise yitaba ariko atungurwa no kumva ijwi ry'umuntu wari umuhamagaye. Nuko yumva ni wa mukunzi we Robert wari umuhamagaye. Yarishimye cyane ati Robert ntumbwire ko noneho waje. Robert ati yego naraje ndi mu mujyi kandi nawe nabaririje amakuru yawe bambwiye ko ariho usigaye uri. Yvette ati cyane rwose niho ndi. Yahise yishima cyane nuko aramubwira ati ndagukumbuye cyane. Robert ati nanjye nuko none se twabonana? Yvette ati urumva nabyanga koko n'ukuntu ngukumbuye, ubu ngubu ndi mu kazi ariko nimugoroba birashoboka ko twaza kubonana. Bahise bahana gahunda y'ahantu bari buze guhurira. Amasaha yo gusoza akazi akimara kugera Yvette yahise ataha vuba vuba ariko abanza guca aho babaga ngo yitegure. Yvonne nawe ntiyatinze yahise aza asanga umukobwa yashyushye rwose, yambaye neza, arasa neza ndetse anaberewe cyane. Akahita amubaza ati bite se ugiye hehe ko usa neza cyane we? Yvette atumva iyi nkuru ntago nari buyikubwirire kuri telefone. Nuko Yvonne ati reka nicare uzimbarire neza kuko ndabona bidasanzwe. Nuko ahita amubwira ati uzi ko Robert yaje ngiye kumureba. Yvonne yarishimye cyane ati wow, ntiwumva noneho nyuma y'imyaka 6 yose arashyize araza. Njye nari nzi ko yakwanze, umuntu utarakuvugishaga. Ubu wowe sinzi n'ahantu bakoraga imbaraga zo gukomeza kumwizera. Yvette ati rega njyewe na Robert turakundana cyane rwose, nari mbizi ko igihe kizagera akagaruka. Ese ubu ntagiye no guhita mporopoza we? Mana yanjye sinzi ukuntu ndimo kwiyumva. Yvonne yarasetse ati ariko sha urahinda, ibaze umuntu umaze igihe mutanabonana none ngo proposal, wishyuha rwose, wenda nabyo igihe cyabyo kizagera. Amasaha nayo nyine yari yigiye imbere nuko Yvette ahita avuga ati ngaho rero reka ngende ndumva amatsiko yanyishe. Nuko Yvonne ati ngaho genda umunsi uhurize ariko umunsi igihe nimero ye. Yvette ati reka ngende yewe ndimo ndakererwa ndaba nyiguha. Nuko ahita agenda gutyo.
Yvette yahise agenda asanga Robert aho bavuganye bari buhurire, nuko asanga yanahageze amutegereje. Bahise bahoberana ariko Yvette akabona bisa naho urukumbuzi afitiye Robert atari rwo we amufitiye, nuko ahita amubaza ati Robert, ntabwo wari unkumbuye cyane? Robert ati niki cyambuza kugukumbura koko? Yvette yahise areba ku kiganza cye abona yambaye impeta, nuko aramwitegereza cyane ati Robert, ko wambaye impeta? Robert ahita atangira kumubwira ati I'm so sorry, umbabarire cyane Yvette, naje gutera umukobwa inda biba ngombwa ko duhita dushyingiranwa. Yvette ati what? Ntabwo ndimo kubyumva. Robert maze imyaka irenga 6 yose ntegereje, ubu ngubu afite umugore n'abana? Robert ati yego niko bimeze. Yvette ati none kubera icyo utabimbwiye kare? Nuko aramubwira ati nashatse kubikubwira imbaraga ndazibura kubera isezerano nari naragusigiye, narasize nkwambitse n'impeta nkusaba kutazigera umpemukira. Neza neza imbaraga narazibuze zo kubikubwira kuri telefone, bitamo kuba nkuretse ko wenda nawe nubona ntakiguha umwanya uzakeke ko ibyacu byarangiye unyibagirwe. Ejo bundi rero nibwo nabonye nenda kuza inaha, mbona noneho ngomba kuza nkabikubwira ukabimenya, kuko nabonaga bisa naho nubwo nakomezaga kuguhunga no kukwirengagiza, wowe ukomeza kunkunda no kunyizera cyane. Yvette yararize ati Robert, uri umuhemu kandi uri n'umugome cyane. Nuko ahita amubwira ati ngaho mva imbere, ibigwi n'ubutwari bwawe maze kubyumva byose, ngaho ugenda unsige njyenyine, ndumva ntashaka no kuzongera kubona isura yawe. Robert yahise amubwira ati narahemutse nanjye ndabizi, ariko mbabarira kandi ndahari ku bwawe, ntuzajya wumva unkeneye hari ubufasha unyeneyeho rwose ntuzatinye kumbwira, kuko nubwo ibyo byose byabaye ndacyagukunda, ariko nyine ikibazo nuko tudashobora kubana kandi mfite undi mugore. Yvette agahinda kari kose, nuko ahita akuramo ya mpeta ahita yijugunya aho ngaho. Robert nawe abona ibiri kuba byose, nuko abona ko ari we byose wabiteye, agahinda karamwica ariko nta kindi yari afite yakora. Yahise akuramo amafaranga menshi nuko ayamurambika imbere aho ngaho ku meza, nuko arangije aramubwira ati Yvette, nubwo utakinshaka ariko byibuze ayo mafaranga yagufasha. Yvette ati fata ibifaranga byawe ugende, ninde wakubwiye ko iyi myaka yose nari maze ngutegereje ari amafaranga yawe nari ndindiriye kuko? Robert yanze kuyafata ati niba utayashaka basi urebe undi muntu wayafashisha. Yahise agenda. Yvette akomeza gutekereza ku byo yamukoreye, nuko agahinda karamwica, akomeza gutegereza abasore bose yanze, ukuntu ari benshi harimo nabo yabonaga bamukunda cyane, agahinda karamwica abura ikintu na kimwe yakora. Yahise areba ya mafaranga aho yararambitse ati amafaranga yawe mukomeza kunshukisha, urabona njyewe nyakeneye, urabona yampanagura amarira yose wanteye. Yahise yafata ati ibifaranga byawe ngiye kubinywera inzoga ku buryo ndi buve hano nakwibagiye burundu, nta nubwo nzongera no kugutekereza ukundi. N'umujinya mwinshi yahise yegera kontwari atangira gutumizaho inzoga zihenze cyane, maze atangira kugotomera. Zimaze kumugeramo atangiye no gusinda, nuko atangira gutuka abagabo bose, avuga ko abagabo bose nta kigenda cyabo, ko ari abahemu gusa n'ibindi bitutsi bibi. Aho ngaho hahise haza undi mugabo nuko amwicara iruhande, nawe wari wahereye kare agotomera inzoga nk'urimo kuziyahuza, ati muko sinongere kumva utuka abagabo, abagore ni mwebwe kiremwa kibi Imana yaremye kiri muri iyi si, ntago munyurwa, muri ibikoko, muri inyamaswa mu zindi. Umukobwa ati ceceka,
ntiwongere kuvuga nabi umugore cyangwa umukobwa. Abagabo ni mwebwe babi, ndashaka kunywa inzoga paka nibagiwe ijambo umusore cyangwa umugabo. Uwo mugabo nawe ati we seriveri zana izindi nzoga nyinshi twinywere, ndashaka kunywa inzoga paka nanjye nibagiwe ijambo umukobwa cyangwa umugore. Yvette n'uwo mugabo batangira gutega bati ngaho tumwe turebe ubyibagirwa mbere y'undi. Baranyweye baragotomera cyane, Yvette birangira inzoga zimwishe neza neza atazi n'iyo ari. Wa mugabo nawe inzoga zari zitangiye kumwica ariko agifitemo akenge, nuko atangira kubaza ati ese hano nta byumba mugira? Bati birahari. Ati ngaho se nimumfashe tujyane n'umukobwa kuryama. Yvette ntazi n'igihe yagereye mu cyumba. Yvonne aho yari yabuze amahoro, yakomezaga guhamagara akumva nimero y'impanga ye irimo gucamo ariko ntabwo irimo gufata telefone. Nuko ageze aho atangira kwibaza ati ariko se ubu byaba byagenze gute? Yakomeje guhamagara kenshi ariko ageze aho ntiyongera gucamo. Yatangiye kwicuza ukuntu yemeye ko agenda atamuhaye namba za Robert, atamubwiye n'ahantu bagiye guhurira. Yageze aho ariko yiha amahoro ati wenda buriya kubera urukumbuzi bari bafitanye byabaye ngombwa ko ararayo. Yvonne nawe yahise yiryamira, nuko ariko asinzira adasinziriye. Mu rukerera Yvette nubwo inzoga zari zamwishe ariko noneho zatangiye gusa nkaho zimuvamo, yakangutse yumva noneho ubwenge bwagarutse. Nuko abona aryamye iruhande rw'umugabo, ubwoba buramwica ahita abyuka yirukanka, nuko arataha asiga uwo mugabo asinziriye. Yageze mu rugo Yvonne amubonye izo saha atari ko se ko n'ubundi wari waraye kwa Robert, yureka bugacya. Yvette ati ndeka ntiwongere no kuvuga iryo zina. Amubwira ukuntu byose byagenze ariko amuhisha ko hari umugabo wamuraranye mu cyumba. Yvonne yaramwihanganishije ati hangane kubwo igihe cyawe yagutesheje, ariko uri mwiza kandi uracyari muto, humura uzabona undi mugabo. Yvette nubwo yikirizaga gutyo ariko mu mutima we yari afite ubwoba kubera ibyari byaraye bibaye. Yaryamyeho gatoya ubundi ahita yitegura kugira ngo ajye mu kazi. Yageze mu kazi ariko ntago yari atuje, none ariko icyari kiri kumutera ubwoba cyane si uko Robert yari yamuhemukiye, ahubwo yari atewe ubwoba n'imyitwarire ye nyuma y'uko kumenya yuko Robert yamuhemukiye. Yatangiye gutekereza ati reba ukuntu nararanye n'umugabo ntazi duhuye ku nshuro ya mbere. Mana yanjye, ibintu koko nakoze ni ibiki? Umuntu ntazi buriya se koko umuntu ntazongera no kubona, ubu se abaye yanteye inda cyangwa se ibindi birwara. Atangira kwibuka amafaranga yose Robert yari yamuhaye ukuntu yari menshi, ko yaza kuba yayafashe akayabika yari kuzamugirira umumaro, none akaba nta na rimwe asigaranye, atazi n'ahantu yagiye. Nuko arigaya cyane, atangira kwicuza ati inzoga kuva uyu munsi ntago nzongera kuzitekereza, nari nzi ko arizo zigiye kumfasha kuva mu bibazo nari ndimo, none ahubwo bishobora no kuba bigiye kwikuba inshuro ntabara. Byabaye aho ariko hashize iminsi Yvette atangira kumva atameze neza, ku buryo na Yvonne yabibonaga ko impanga ye idatekanye. Nuko Yvette atangira gutekereza ko ashobora kuba yarasamye, nuko umunsi umwe ibyo yakekaga byose aza kubona ari byo, nuko aza kumenya ko atwite. Yarababaye ariko abihisha Yvonne, ariko Yvonne nawe ageze aho arabibona, nuko aranabimubaza. Yvette arabimwemerera, nuko aramubwira ati urambabaje cyane, kuva kera kose ko nta kintu twahishanyaga, kuki utambwiye ko muri iryo joro wabonanye n'uwo mugabo mutikingiye? Ubu koko nari no kubura kugufasha nkaguherekeza tukajya gushaka ibinini bituma udasama, none ubu ugiye kubigenza gute koko? Yvette ati nanjye simbizi,
ndi kwibaza ukuntu mama azamenya iyi nkuru n'ukuntu twavuye mu rugo atubwiye, nkumva nanjye umutima umvuyemo neza neza. None reba ibintu bimbayeho n'umwaka utaranashira tugeze hano, nako ndi kuvuga umwaka, nta n'amezi 5 arashira. Ubu koko mama nzamubwira iyi nkuru gute? Tekereza noneho ko n'umugabo wanteye inda ko ntanamuzi, uwo muntu twari tubonanye bwa mbere twahuriye mu kabari, nta handi hantu nari narigeze mubona. Yvonne yakomeje kumutega amatwi ati iyo nda rero nshuti yanjye nta kindi ugomba kuyikorera usibye kuyikuramo. Yvette ati urabizi neza ko burya njyewe ntakora iryo kosa, sinshobora gukuramo inda, nzamurera uko bizaba bingoye kose. Batangiye kujya banyura kuri ka kabari ngo barebe ko babona uwo mugabo, ariko baramubura. Yvette yabonye ibyo bintu atazabivamo, nuko aravuga ati ntago nzongera gushakisha uriya mugabo, umwana wanjye navuka byose nzabyimenyera. Yikomereje akazi ke ariko bimugoye cyane, uruvange rw'ibiryo byo muri resitora aho yakoreraga rwaramukubitaga akumva yenda nko gupfa. Nyirabuja yari amaze iminsi abibona, ariko kuri uwo munsi bwo yabonaga bikabije cyane, nuko agiye kubimubaza niba abona ko ako kazi akigashoboye, ahita ahamagara umukiriya yodaringa ibyo kurya. Nyirabuja abonye n'ubundi ko Yvette ari mu kazi byambuza uko nzira, ahita amusaba ko ari we watwara iyo komande, nuko amuhereza adresse z'aho agomba kuyijyana. Yvette yaragiye agezeyo, nuko abona afunguriwe n'umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 9, nuko aramusuhuza. Yahise akuraho kagapapuro arongera areba adresse neza ngo arebe ko atibeshye, nuko abona ni aho ngaho. Nuko ahita abaza uwo mwana ati hano niho kwa Edmond? Umwana arikiriza ati yego. Ahita ahamagara ati papa, hano hari umuntu ugushaka. Edmond yahise aza, nuko Yvette amwitegereje abona neza ni wa mugabo bahuriye mu kabari, ariko ntiyagira ikintu avuga. Yatangiye kubitekerezaho cyane, nuko bimujyana kure kubera ukuntu n'inda yari imaze iminsi yaramuguye nabi, ahita atangira kumva ameze nk'ufite isereri. Edmond yarabibonye abona ko atameze neza, nuko amufata akaboko amugeza ahantu ngo yicare. Yvette yicaye akanya gatoya, nuko ahita avuga ati ubu ngubu umeze neza, noneho nagenda, iyi ni komande yanyu nari mbazaniye. Edmond ati okay, ukora kuri iriya resitora noneho? Yvette arikiriza ati yego. Hanyuma Edmond ati ariko njyewe ndabona utameze neza, waba uretse kugenda ukabanza ukamera neza? Yvette ati meze neza, reka ngende nsubire mu kazi. Edmond ahita amuhereza business card ye ati waza kuza kumvugisha nta kibazo. Yvette arayifata arangije aragenda. Yvette yari yishimye ko abonye umuntu wamuteye inda yari amaze iminsi ashakisha, ariko nanone ababazwa n'ukuntu yasanze afite undi muryango. Byaramubabaje, bimutera agahinda kenshi cyane, yumva ariyanze neza. Yakomeje kugenda n'ako gahinda kose, hanyuma ageze n'aho yakoreraga, nyirabuja ahita amubwira ati Yvette ngwino hano tugire ibyo tuganira. Bagiye hirya gato aho ntawubumva. Nyirabuja aramubwira ati maze iminsi nkwitegereza nkabona rwose bitagenda, ntabwo ugikora akazi neza. Rero impamvu nguhamagaye, nagira ngo rwose nguhereze amafaranga ugejejemo, hanyuma wigendere, kuko ndabona utagishoboye akazi. Yvette ntabwo yigeze asaba imbabazi ngo bamurekere mu kazi, kuko nta nubwo byamutunguye, kuko nawe yarabibonaga ko akazi atakigashoboye. Yari yiteguye umunota ku munota ko bazamusezerera. Yahise ataha, hanyuma Yvonne aho atahiye amubwira ukuntu umunsi wose wagenze, n'ukuntu yongeye kubona wa mugabo wamuteye inda amaze iminsi ashakisha. Nuko Yvonne ahita amubwira ati ko mbona se bisa nkaho bitagushimishije? Yvette ati niyo ntamubona bikagira inzira, tekereza ariko uzi ko nasanze afite undi muryango. Byasaga naho atanamenye, ariko nanjye nanze kumwibwira. Nahise numva nta mpamvu rwose n'imwe, nta kintu namubwiye, gusa yampaye nimero ya telefone. Yvonne nawe kumva ko afite undi mugore yarababaye cyane,
ati mwana wa mama ihangane, nubwo ubuzima busa naho burimo kugenda burushaho kugukomerera, ariko ihangane kandi ndahari ngo ufashe muri ibyo bibazo byose urimo kugenda ucamo. Yvette yararize cyane ati ntangiye no kwicuza impamvu nagukurikiye niyo nigumira mu rugo. Yvonne ahise amubwira ati nubwo rero wamenye ko uwo mugabo afite undi muryango, ariko n'umwana wawe agomba kumumenya. Naho utazaba umugore we, ariko agomba kumenya ko ufite umwana, akazanamwitaho nka se nyine. Muhamagara ahubwo muzahure umubwire, urumva atari byo wowe? Yvette yahise avuga ati reka muhamagara ahubwo nonaha akinanyibuka. Yahise amuhamagara aramwibwira. Edmond ati urakoze cyane kumpamagara, none se umeze ute? Uzi ko nasigaye nkwibazaho, nabonaga udatuje utameze neza rwose habe na gatoya. Yvette ati nibyo koko ntago nari meze neza, ariko ubu ngubu noneho ndumva ameze neza nta kibazo. Edmond ati mbwira rero, wari wabaye iki se? Mu kazi bari bagutonganyije? Yvette ati hoya ntago ari ibyo, nta nubwo rwose nabikubwira kuri telefone. Ese wampa amahirwe yo kuzahura tukaganira? Edmond ati ubu ngubu burije, ariko ejo twazabonana. Nuko Yvette yumva Edmond ahise avuga ati bonne nuit chérie. Yvette biramutungura ati uwo ninde se? Nuko Edmond ati ni ka gakobwa kanjye kari kaje kunsezeraho kagiye kuryama. Harya ntiwabonye ko mfite umwana w'umukobwa? Yvette bimujyana kure, ariko nuko ahita yigarura ati namubonye, nabonye ufite umukobwa mwiza cyane. Iyo topiki bahise basa nkaho bayiretse, nuko bihanira gahunda y'ejo y'ukuntu bazahura ubundi basezeranaho. Bukeye barabonanye koko, bageze aho bari bahuriye baganiraho gatoya. Edmond ahita yaka icyo kunywa, ariko Yvette atungurwa no kumva nta nzoga asabye, ahita amubaza ati burya se ntabwo ujya unywa inzoga? Edmond aramwenyura ati inzoga narazinywaga, ariko ubu ngubu naraziretse, narazizinutswe rwose, nta nubwo nzongera kuzitekereza. Hanyuma se wowe bakuzanira iki? Yvette ati nanjye sinjyanywa inzoga. Bose babazaniye ibyo bari basabye, ari nako bakomeza kuganira. Edmond abaza Yvette ati ni ukubera iki wowe utajya unywa inzoga? Yvette ati inzoga nanjye ndazanga, naranazizinutswe, hari ibyo zatumye nkora kandi nzicuza ubuzima bwanjye bwose, ariko si nayo mpamvu yonyine, kuko kunywa inzoga nta nubwo byemewe ku mudamu utwite. Edmond ati wow, uratwite rero? Congratulations. Ufite n'abandi bana se cyangwa ni uwa mbere? Yvette ati ni uwa mbere. Edmond ati wow, gusa ariko urantunguye, ntago nari nzi ko uri umudamu pe. Dore uba watujijishije, nta n'impeta uba wambaye, cyangwa uba ugira ngo ducishemo ijisho ubanze wumve ukuntu twinyuraguramo dushaka kugutereta. Yvette ati kutambara impeta nanjye nyine si impamvu yanjye, kuko nta mugabo mfite. Edmond ati sorry, ntago nari mbizi. Nuko Edmond akomeza kumubwira ati ariko nyine uwaguteye inda warabimumenyesheje? Nuko Yvette ati ntago arabimenya, ariko uyu munsi ndizera ari burarabimenya. Edmond ati mufatanye gahunda yo kuza guhurira hano ukabimubwira. Nuko Yvette yanga gukomeza guca ku ruhande ati Edmond, umuntu wanteye inda rwose nawe uramuzi? Edmond ati ndamuzi, umuntu twamenyanye ejo, si ubwo namenyana n'umuntu waguteye inda gute? Kari bwo bwa mbere nari nkubonye. Yvette ahita amubwira ati ese wibuka ibyabaye muri rya joro? Mukahita amwibutsa ya nkuru yose y'ukuntu byagenze. Edmond arumirwa, biranamutungura cyane ati ntibishoboka.
nubwo nari nasinze bwose, ariko hari ibyo nibuka kuri uwo mukobwa twaryamanye. Yari afite imisatsi myinshi cyane ku mutwe. Agejeje aho Yvette ahita amubwira ati iriya erega ni perike nari nambaye. Kandi nibyo koko icyo gihe Yvette yari yambaye igiperike cy'imisatsi myinshi kubera ukuntu abantu bamubwiraga ko kimubera. Yari yahinze kuko yari aje guhura n'umukunzi we, yumvaga ntacyo atakora kugira ngo ase neza. Nuko akomeza kubwira Hidima ati biriya se si ukubyambara tukabikuraho? Niba unshidikanyaho ukumva wanyibuka ari uko mfite biriya bisatsi ku mutwe, ngwino tugende tujye mu rugo nuko mbishyireho, hanyuma urebe ko atari njyewe. Hidima yahise amwitegereza cyane, abona niwe koko, ariko yanga kubyiyumvisha. Ati rwose njyewe nta nda naguteye. Niba unatwite umenye ko iyo nda atari iyanjye, ntago nyemeye rwose. Urashaka kuyingerekaho ndabazi, amanyanga musigaye mufite ni menshi. Yvette ati ndakwinginze wikihakana inda wanteye kuko ni iyawe. Nta wundi muntu rwose wayinteye. Hidima byamuteye umujinya, ahita yishyura ubundi arigendera. Yvette yageze mu rugo agahinda ari kose, atekereza impanga ye Yvonne uko byagenze kose. Ati ese ubu noneho ndajya he koko? Inda yayihakanye, nta nubwo yakemera kumfasha. Yahise anamburuka, sindi kumuhamagara ngo bikunde. Ku kazi naho banyirukanye. Ubu se kuko ndakora iki? Ndabigenza nte ko mfite n'isoni zo guhinguka mu maso ya mama, ko nabuze n'imbaraga zo kumuhamagara ngo umubwire ko ntwite? Ikindi kandi sinshaka gukomeza kukurushya, udufaranga twose uhembwa utumariraho. Yvonne yaramuhumurije kandi akomeza kumwibutsa ko atari umutwaro kuri we. Ati humura rwose njyewe nzakomeza kugufasha. Yvette yarabyanze. Ati mwana wa mama rero, waje hano ngo ukore utere imbere, none reba ukuntu bisa naho nta kintu na kimwe uzigama. Reba inzu wishyura ukuntu ingana, wakabaye uba no muri chambrette kugira ngo ubashe gusevinga. Tekereza noneho nimara kubyara uko bizaba bimeze, amata y'umwana, pampa, imyenda, byose niwe bizaba biri ku mutwe. Ntago nakomeza kukuvuna gutyo. Mfashe umwanzuro, ngiye gusubira kwa mama. Nashaka azanyirukane, ariko rwose njyewe nzagenda. Mama we naho namurushya, birumvikana nk'umubyeyi nyine agomba kubyihanganira, ariko rwose we gukomeza kukurushya gutyo ndabona atari byo. Yvette yakomeje kumubwira ati njyewe rwose nzigendera kuko naba nkabije kwikunda cyane. Yvonne yakomeje kumwumvisha ko nta kibazo na kimwe, ariko yanga kubyumva. Ati ngomba kugenderega, umwanzuro nawufashe. Yvette koko muri iyo minsi yahise yigendera, nuko ageze iwabo abura aho ahera avuga ko atwite. Mama we ariko kubera ukuntu yamubonaga yatangiye kubikeka, maze Yvette nawe ageze aho arabimubwira. Mama we nuko arumirwa, ati urakoze, ubonye ibyo ubungukana. Ati kubyara intumva we, amwibutsa impanuro zose yabahaye bagiye kugenda, nuko agahinda karamwica. Yvette asaba imbabazi. Mama we ati none nagira nte? Nuko akomeza kumubwira ati mama nukuri umbabarire, nanjye ibyambayeho ntago nari nzi ko byaba, nta nubwo nabikekaga. Mama we ati nuko nyine urakoze ugiye kunyambika urubwa nta kundi. Mama we nyine nubwo byari bibaye ku mukobwa we byari bimubabaje, akumva afite n'isoni zaho azajya aca abantu bose nibamara kubimenya, ariko yarihanganye aramwakira kandi yiyemeza kumuba hafi uko ashoboye kose. Hidima nawe aho yari ari yakomezaga gutekereza kuri uwo mukobwa wavuze ko yamuteye inda, akumva biramurenze. Nuko akavuga ati ariko se buriya ko iriya nda ni iyanjye, ariko mbega inkuru, nta n'amezi 5 arashira nsinye divorce n'umudamu wanjye, mpite ntera inda undi mukobwa. Ku munsi nasinyeho divorce
nawo umunsi natereyeho inda. Ubuse uriya mukobwa nzamureke cyangwa nzamuzane tubane, kuko n'ubundi amaherezo nzashaka undi mugore sinzasaziraho. Nuko akomeza gutekereza ati ariko se n'ubundi nkimubona bwa mbere anzaniye komande ko numvaga namukunze nshobora no kumutereta, ni iyihe mpamvu yatuma n'ubundi ntamwegera? Yakomezaga gutekereza ku kuntu yazana ariko umukobwa bahuriye mu kabari, ariko nanone akumva sibyo. Ati uriya mukobwa ntago yakubaka rwose. Yakomezaga kwibuka ukuntu icyo gihe yari yasinze atazi n'ahantu ari, akavuga ati uriya si umukobwa nazana mu rugo. Yabitekerejeho cyane, yumva naho atabana na Yvette ariko atagomba gutererana umwana we. Nuko aravuga ati byanze bikunze uriya mwana we singomba kumutererana, ni amaraso yanjye. Yahise yiyemeza guhamagara Yvette, ariko agerageje nimero ye yumva ntikunda. Ku munsi wakurikiyeho nimugoroba yagiye kumureba kuri ya resitora aho yakoreraga, ariko bamubwira ko atakihakorera. Yabajije mu bantu bari aho ngaho bakoranaga niba hari uwaba azi aho yatahaga, nuko havamo umukobwa umwe amubwira ko ahazi, atari kurandindiraho gatoya amasaha yo kurangiza akazi abanza agere. Edimo yiyemeje kumutegereza, nuko asoje baragenda kugira ngo bajye kumwereka ahantu Yvette yabaga, kuko yumvaga akeneye kumuvugisha. Barimo bagenda agiye kuhamwereka, bagendaga baganira. Edimo akamubaza ati ese yarasezeye ubundi byagenze bite? Uwo mukobwa ati oya ntago yasezeye, baramwirukanye. Edimo ati ambo kumwirukana? None se yari ikirara? Uwo mukobwa ati oya rwose ntago Yvette yari ikirara, yari n'umwana mwiza cyane kandi akunda akazi akanagakora neza cyane. Mu bantu bose twanakoranye nta n'undi muntu ndanabona umeze nka Yvette, sinzi ukuntu namukubwira, ni umukobwa mwiza cyane. Edimo ati none bamwirukaniye iki niba ari umwana mwiza nk'uko uri kubivuga? Uwo mukobwa ati yari asigaye ahora arwaragurika, gukora bisa naho byamunaniye. Mabuja aramusezerera ngo nabanze agende yivuze azagaruke yarakize neza. Akimubwira gutyo, Edimo yahise yumva ko impamvu ari uko yari atwite, kandi uko atababwizaga ukuri. Bahise bagera aho bari bagiye, nuko basanga Yvonne niho akiba, basanga ari no mu rugo yahageze aza kubareba. Maze Edimo wasaga naho yagiriye impuhwe Yvette cyane kubera yari yumvise ibyamubayeho, aza amuhobera ati Yvette yambi umbabarire rwose kubw'iyi minsi yose ishize ntakuvugisha. Yvonne ahita amwiyaka ati urimo uravuga ibiki? Wa mukobwa wari waje kuhamwereka ahita amubwira ati erega uwo nguwo ntago ari Yvette, ni impanga ye, nuko basa cyane nyine nk'impanga. Nuko uwo mukobwa ahita anigendera. Edimo ahita avuga ati umbabarire ntago nari narebye neza, nta nubwo nari mbizi ko burya Yvette afite impanga ye. Yvonne ati ubundi se wowe urinde? Edimo ahita amwibwira ati nitwa Edimo. Akivuga iryo zina Yvonne ararakara cyane ati nta n'isoni wowe uratinyuka ukanavuga? Ari wowe ari na Robert mwese muri bamwe muri abahemu kwandagaza impanga yanjye nta soni, ariko nimbe na Robert nubwo yamuhemukiye ntanda yamuteye. None wowe uramara iki hano nyuma yuko wihakanye inda uwamuteye ukamubloka akaba atabasha no kukuvugisha? Edimo ati mbabarira windakarira, nari ntarabyumva. Noneho ubu ngubu ndemera ko namuteye inda, kandi noneho niteguye no kumuba hafi. Rwose ntago nshaka gutererana umwana wanjye. Yvonne yumvise noneho ko Edimo yahinduye ibitekerezo arishima, nuko aramubwira ati kera kose se ubundi mwari muri mu biki? Ariko kubera icyo ubundi abagabo mwikunda mugatera inda abakobwa mwarangiza mukabatererana? Edimo ati mbabarira rwose nagusabye imbabazi.
nuko akomeza kumubaza ati none se Yvette ari hehe? Yvonne amubwira byose ko yisubiriye iwabo mu cyaro, nuko Edimo amubwira ko noneho yiteguye no kujya kumureba bakaganira, ati ariko namuhamagaye telefone ye numva ntagicamo. Nuko Yvonne ahita amuhereza nimero asigaye akoresha, ati nyine yarihebye ariyanga, atangira kwiheza, yanga ko abantu bari basanzwe bamuzi bazamenya ibyamubayeho, nuko ahita ahindurana nimero ya telefone. Edmo ati urakoze, ubwo umpaye nimero ye ndamuvugisha nzajya kumureba. Edmo yaratashye ahita amuhamagara. Yvette akimumva ko ari we, ati ko wanze kwemera ko inda ari iyawe uranshakaho iki? Wenda ubu ngubu nanayikuyemo. Edmo ati uramenye utaba waranyiciye umwana. Yvette amubwira ko atabikoze. Edmo ariruhutsa amusaba ko yamwemerera akazaza kumureba, nuko Yvonne amurangira iwabo, ati nta kibazo uzaza undebe. Edmo yagiye kumureba iwabo abazaniye ibintu byinshi cyane. Mama Yvette abibonye arishima, nuko ahita akurura umukobwa we amushyira ku ruhande ngo amuvugisheho gatoya, atangira kumubwira ati nyamara ndabona umuntu waguteye inda ari umugabo ushyitse, umugabo ufatika rwose, afite n'ubumuntu, umuntu uza kudusura n'ibintu bingana kuriya byose ashobora no kujyana rwose, buriya azakujyana mu bane nta bundi bwoba afite. Yvette ati mama ntahazanjyana rwose. Mama we ati nashaka kukujyana ukamwitesha ibyo birakureba. Yvette ati ariko se azaba njyana he ko rwose nawe unsetsa, kanigendere, ese ubwo uzi ko afite undi mugore mama? Umbabarire nari naratinye kubikubwira. Mama akibyumva ararakara kwihangana biranga, agenda yasizoye naho Edmo yari yicaye, ati niko wa mugabo nta soni ukanshukira umwana ufite n'undi mugore? Ubwo ngubwo se wari ugamije iki? Wagira ngo bigende bite? Umugore wawe ntago yaraguhagije? Yvette ati ariko mama rwose Edmo uramurenganya, ukuntu byagenze ngo ntwite rwose nawe ntago yari yabipanze. Mama ati ceceka, karamuvugira nta n'isoni n'ibyo yagakoreye, noneho niwe wamwishyiriye. Edmo ati mama rwose wirakara, ndakwinginze kandi humura, nta n'umugore mfite, gusa nanone ntago nakubwira ko ntamwigeze, twarabanaga ariko ubu ngubu twaratandukanye, ntago tukiri kumwe. Twatandukanye kandi mu buryo bwemewe n'amategeko n'impapuro, umbwire nzikwereke niba uzishaka kuko muri telefone yanjye mba nzifitemo. Nuko ahita azibereka. Mama Yvette arishima, atangira no gusaba imbabazi, ati umbabarire ko nari nkubwiye nabi mwana wanjye, erega mba mpangayikiye abakobwa banjye. Bagumye aho ngaho bose akanya gatoya baganira, ariko mama Yvette ahita abasiga aho ngaho bonyine ngo baganire, aba yihejeho gatoya. Yvette na Edmo bakomeje kuganira bonyine. Edmo ati ndabona umeze neza waranabyibushye. Yvette ati yego ubu ngubu umeze neza, nsigaye ndya bishobora, cya gihe byari byarananiye nari narananutse meze nabi cyane. Nuko Yvette ahita akomeza kumubaza ati ngaho mbwira, watandukanye n'umugore wawe? Edmo ati cyane, muri rya joro ubwo twahuraga niwo munsi twari twasinye, nari mbabaye cyane, numva narazinitswe ikintu cyitwa urukundo kubera ukuntu umugore wanjye yampemukiye. Twagize urugo rubi cyane ku buryo bwose bushoboka, wenda nanjye sindi mwiza, ariko umugore wanjye yambereye mubi cyane, yari yaranzengereje, yanshaga inyuma, yaransuzuguraga, yamfataga nk'ikimbwa ihaze. Yatangiye kumutekerereza uko byagenze kugira ngo we n'umugore batandukane kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma. Ati rero tumaze gusinya numvaga nsa n'uwataye umutwe, numvaga agahinda kanjye ngomba kuza nkagatura akabari, byibuze nkakararamo nkanywa inzoga ku buryo bushoboka, kuko numvaga aricyo kintu cyonyine nakora.
numvaga azamfasha kuruhuka ibibazo byose nari mfite, stress zose umugore yanteye nkazibagirwa. Nuko Yvette aramubwira ati ihangane, nuko ahita amubaza n'ibyo wa mukobwa we, amubwira ko ari uko yari yaje kumusura ko ubundi umwana abana na mama we. Nuko Edmond nawe ahita amubaza impamvu yari ari mu kabari akanywa inzoga zingana kuriya nk'izo yanyweye muri iryo joro. Yvette nawe amusobanurira byose ntacyo amukinze, amubwira ukuntu Robert yamuhemukiye. Edmond ati njye nawe reka duhure muri ririya joro kuko twari duhuje ibibazo. Baraganiriye, Edmond ageze aho arabasezera arataha. Amaze gutaha, mama Yvette yarishimye cyane, ati mbega byiza we, mwana wa ntuzongere guhangayika, uriya mugabo ukuntu mbonye ari imfura azagutwara rwose, ugomba kuzamusanga mu kabana, nabonye ari umugabo mwiza cyane kandi aracyafite ubumuntu. Yvette ati ariko mama, cyakoze sinabura kukubwira ko kuba numvise ko nta mugore afite nanjye bitanshimishije, ariko nyine kuba yaranteye inda akaba yaranatandukanye n'umugore we ntibihagije kugira ngo tubane, tugomba no kuba dukundana. Mama we ati reka nigendere, ubundi muzira kubwirwa ntimwumve. Muri iyo minsi Edmond yatangiye kujya ahamagara Yvette cyane amubaza uko amerewe. Yvette akabimubwira, nuko akamubwira ati ariko nawe ugomba kuzajya umpamagara, wowe n'uba ugomba kumenya uko se w'umwana wawe yiriwe nk'uko yaraye. Yvette ati nta kibazo nzajya mbikora. Batangiye kujya baganira cyane, Edmond akabona Yvette ari n'umwana mwiza, akanamushimira ubutwari yagize bwo kudakuramo inda kandi yasaga nkaho yari yaramutereranye. Yatangiye kugenda abona ukuntu Yvette ari umukobwa mwiza w'imico myiza cyane, nuko atangira no kujya amukumbura, akanashimishwa nuko baba bari kumwe, kandi no ku ruhande rwa Yvette nawe niko byari bisigaye bimeze. Nta kabuza bose baje kubona ko buri umwe akunda undi, nuko baza no kwidekarara. Batangiye gukundana, ariko inda ya Yvette yari imaze kugira amezi 5. Nubwo yari yarayihishe, ariko yari isigaye igaragara. Edmond yahise amusaba ko bakora ubukwe akazabyara bari kumwe, ariko gusa Yvette byari bimutunguye cyane, nta n'ubushobozi yari afite. Edmond yamubwiye ko nta kibazo kazamufasha uko ashoboye kose, nuko n'impanga ye Yvonne imubwira ko ihari kandi ko yiteguye ngo ibintu byose bizagende neza. Mu by'ukuri bakoze ubukwe, ariko inda yari imaze kuba ni nkuru, kuko nyuma y'ukwezi kumwe gusa Yvette yahise yibaruka umwana w'umuhungu. Wa mudamu wahoze ari uwa Edmond byaramuriye, kuko ntago yiyumvishaga ukuntu Edmond akoze ubukwe nta n'umwaka urashira batandukanye, ndetse akanahita abyara muri uwo mwaka. Gusa ntago yari azi ukuntu yamubabazaga akanamusuzugura, ko hari undi wari witeguye kumuha urukundo ruzima, akamwubaha, akamuha icyubahiro akwiriye nk'umugabo mu rugo. Bamaze kubyara n'umwana yarakuze, Edmond yajyaga abwira Yvette ati ntakubeshye, nubwo twabanye hari igihe nagiraga ubwoba, hari ubwo natekerezaga ko uri umukobwa twahuriye mu kabari rwaba ukanyica nkumva nanabivamo. Nyamara disi urankunda, uri n'umwana mwiza, utandukanye cyane n'umudamu wa mbere twari twarahuriye mu rusengero. Yvette ati koko se niho mwari mwarahuriye? Edmond ati cyane, gusa icyo ntari naramenye nuko yari cya kirura cyari kirambitse uruhu rw'intama. Twatangiye gusimbukana n'amezi 3 atarashira dutangiye kubana. Yvette ati rega, ibintu by'urukundo no kubana neza nta formule bigira. Nk'ubu ushobora kubana n'uwo mwahuriye mu kabari mukabana neza, undi yakwigana yamuzana bikanga,
kimwe n'uko we wabanye n'uwo mwari mwarahuriye mu rusengero bikanga mukabana nabi, undi yamuzana bigakunda. Byose ni amahirwe, mupfa kuba mukundana kandi mukaganira, ukamenya ukuri n'impamvu ituma uzana umuntu mwahuriye ahantu nk'aho ngaho hadasanzwe nko mu kabari, nimba ari ingeso ye y'ubusinzi bwamwokamye cyangwa se niba ari iyindi mpamvu runaka. Nk'ubu ngubu ntiwari ugiye kunyanga nziza ko twahuriye mu kabari? Edmond ati cashakasha, ubu ngubu nari kuzahukura he undi mugore mwiza cyane umeze nkawe koko? Bose barishimye nuko baraseka, nuko bakomeza kwikundanira cyane. Nuko Yvette asohoka muri ya nzira y'inzitane y'ibibazo bidashira yahoragamo, byahoraga bimusimburaniraho. Edmond nawe urugo ruramuryohera, noneho yibonera umugore umukunda kandi umwubaha. Wakoze cyane rero wowe wabanye natwe, reka nkubwire ko inkuru zacu ari akagaruka. Imana ibarinde rero naho ubutaha, ariko reka mbanze mbibutse gukora subscribe mwebwe mwese mutarayikora, kandi namwe mbashimire cyane mwebwe mwese mwamaze kuyikora. Naho ubutaha rero, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Wari kumwe na Nema.